Nyamabonde ndikuze mu Vitasiyaga promoter cyangwa Jaguar y'abagabo. Se Nyamabonde nuko watashe ukwambaye. Cyane nuzajewe. Yenya nkaze ibintu ma. Ngereza Nyamabo. Ntabwo tuje mu kazi. Ndagiye mu kanya saa 8. Umbwire hagusubira mu rugo se. Ndasura mu goko mareke. Tugenda gutya rero. Esther arampamagaye banzo. Nyamabonde ubu nuko waje kubuvumba. Ngo bare mu cyumba cy'intuzi. Cikize. Ngo bare kwa nyirabuko ngo banashwanye barara ngo nzova ashaka ko bararana ngo umugore yawe bataguhaye inkuru. Nyamabonde agiye gukorera abaza therapy Nyamabonde. Abakozi babone ya TV bazatahamagarira Nyamabonde. Kabisa. Yewe ndi mu nana kuvuga nakubonye bazura mugabo ku museke no ku museke nukagiye. Ku museke. Ndavuze ati babyihera nari ndabona uri ndavuga ati ndiboneza makuzo tabagere ku rugamba bashaka mbutagira imbeho munda nk'abarwisendekeza muri marwa muri mutumo majyambere ku rugamba nkabe ndatirwa bahize mikotaniro ry'abahize umugambi ngabutahana nitwa MC Prophete Noheli byuka urabagera buryango mugari rero tubahaye ikaze mu bukwe bwa Miki ko yashaje tuzashaka nuvuga ngo twebwe urumva wowe mwana mu nzahuke ubu bukwe bwa Miki niko mbahoro mbwira uriya mugabo nubwo ari inshuti yawe ariko arashonje ebera gitera imbeho mu nda imbeho dore rivari kubagara imbe Olivier turi kumwe na Nyamabondo hano mu bukwe bwa Aga na Miki dore dufite n'agacupa arimo n'agacupa kaga urabona ari agacupa kaga turaje urumva na Miki nyamara barateguye tuhagera ryari no kunywa amazi n'umureba kamera ni kamera ubu ngubu twageze mu bukwe bwa Aga turi mu bukwe ariko si bundi ugeze muri regisi we regisi sano yahagiye igora iki oya kiramani ni ugize kiramani uvuga ngo kiramani niwe coordinateur abuno bukwe noneho regisi ageze bamenya na wa mushuti wawe mera gitero nibo bayemusi ariko ura mushuti nta kizanye gifite ko Nyamabo bukwe wabusebeje nimbere bana nije Nyamabo ndakunda gusebanya uzi ko oya ntago mushoboje ubukwe bwaga bimeze neza ariko none no kuvuga ngo ura muyemusi bafite nta kizanye gifite noneho njye nimbere ntago nakubonye nicayemo hirya ndavuye ati buno bukwe babo hano heri ariko gutamba shwanya guza ukandi ndavuye gitero rwose iboneza makuzo tubagira ku rugamba mushaka mbutagira imbeho mu nda ariko kivugo kimwe ese Nyamabo agashya aya agashya kambere ngaka ku macupa amazi hano nago harimo inzoga oya ntago inzoga irimo nara se Nyamabo ubu bukwe bw'aba bantu nta nubwo n'abakristo kuki nta nzoga basize oya no kuvuga ngo inzoga barazinywa ariko no kuvuga ngo buriya kubitewe nuko aho basezeraniye cyangwa aho bari bisezeranire kugira bataza kuba kontrolora buriya inzoga ahubwo barazinywa muri restaurant tugiye gukora tugaruka twongere tugire tugakumira inyama se barazimara genda ruri inkoko cyangwa isamaki kambarije ngo ariko nteragera arayivu ndavuga ati ntago mbizi ndavuga ati uragwanye ntago yabugira rega kuvuga ngo ufite TikTok kuri anyine urara kuri ayivu abantu bose batabakumona kandi umubone kandi nyifite oya nta rusugi ujyaho TikTok ndayifite ahubwo ikibazo yari kuri ivu nyine yari telefone mbi wahinduye asa n'ufite webwo umuntu akamye agatekino keza cyane kameze neza katurebe se ninde wayibyira wayibonye aya ntago njya niba ngiye ahubwo se kameze nka indi yawe ya mbere imwe wari ufite cya gihe yasamusanga bimeze kimwe yafite tubiriyo hari undi muntu ugiye kukuremera mu kanya mu kiganiro unayipata unayibona urumva bana reka nkubwisukure gutyo abadayimoni gushiramo gutyo agazanga ni ingi igura 40 ntago wayo oya ntago gutyo agazanga uzakaza 300 umva nohe 300 yafite original y'urwaye original yayo ni bwishe vuba nta original yafite original yayo wa mutwa y'urwaye shokora wari kuba wayambaye ntago jewe se the ben yaguhaye inkweto iyo nkweto the ben yaguhaye wayisize urabona ko nambaye iba yitimbwa ararara kaguriza bwiza nk'icumi inkweto bayitimbwa dore kugira ngo wemere Nyamabondo yabaye izi nkweto ni iz'abasirimu yare kare cya kintu bita buri nguni nacyo cyari kiri hano kwa turi kumwe ino uya uraje mubone mu kanya mbonde ubu ni ukuvuga ngo bitaga buri nguni niko ariko mba nkubwire wa mugabo urabona wenda urimo kwiyubaka ucinga gacano ugafanda yego ni ukuvuga ngo ikintu nkugiriye inama ntuze kwerekeza kamera hariya yego kwerekeza kamera hariya ni nk'urumogi bakumena amaso barimo kubarahita baguhana amacana YouTube ko yamazi yasi none se Nyamabo amacana Nyamabondo na yandi yasibye se none zenzema amacana
muri iyi minsi sinzi icyo y'umusitari basibye we musitari se tujye barajize ako no hari kugusebya Nyamabondo igipira ibikweto oya Nyamabondo nawe arabizi iri kote ari wambaye ejo ryo ryigeze iri ngiro wagira ngo wambaye ikote nk'irya sote ubu tu sote uramuzi oya sote ntarya we nimbere atiye ikote ari uramureba uriya zuri hari iyi atiye ureba kote ntabwo ari nk'iryo irya rifite akantu hano ku ruhande kandi njye mba nambaye ku rubazo y'abasire oya Noheli yambaye neza pe ko njyewe ndi umuntu umugore se umukubeshya sote nabubwiye ndavuga ati sote nk'umuntu waje gumya yambara nkuko azwe yambarira yambarira ishati hari bara ritarebera imbwa mbese muri make arangwa uruse ko nereka berwa ariko Noheli njyewe mberwa n'amakote cy'abantu bazi kuberwa nyine impamvu babizi banaberetse ko rega bura kuberwa n'Imana ni Imana kuberwa ni nkuko nguko Natani abantu bamuzi ko ari we muntu urangira abahanzi bo mu Rwanda biraka bakajya gupfa Natani no wuhe ni nguyu ni njyewe ntabwo ari umuzogo ya ndirimbo yawe y'abareyo turabareyo ntago mu mutima jewe ze uzi ese ubundi Nyamabondo ntago turi kuri airport ntago twari turi kumwe kuri airport baje nyuma yuzuye ko yumvura we ara prodiga gutese se wacyaka se Nyamabondo ni box nabona guza ubwenge uranize ko ngiye kugurira ibiryo none urafata ukubonye barafata imiti guys ingahe ni icumi no so waruhagarira iki kandi bari gushigatira prevye bure byakunaniye bari kuyirambika niba bari kuyirambira kuko ngiye barayimanura batara barimo kumbwira ngo impamvu berwa ngo nuko ariko abakene baraberwa rero impamvu berwa nuko ari umukene ntabwo ndi umukene vuga ngo ubu mba ndimo hejuru cyane uye ku kibuga twari kumwe ariko ari umuribwe we mukene wari uhari badere baregeza bona debere kandi debere yarahari waje kura debene oye nyine debere kandi uba managing aba ngo shesha Nyamabondo girira oya ntara dutwara twiza tutumaneka kwa afite umugore munini oya Nyamabondo twagiye kuri alimentation yarambura yahatiza abandi subyibuka rebero se oya cyagiye oya ntarambiye n'umugore wawe kamera nuzo nyumvi oya harasa kuri rya kwikofi ya debene handi ya kumafaranga debene ntabwo wamburaga nozo jara narwo nikoraga seri yangu yangaye debene oya no kuvuga ngo bari banyabira inote y'ijana kira kigabo gishaka kuyarya icyo navuze kimara diga debene se noneho debene rero arambwa ati vayo hano mwibura nimero yamwe nuko bari baragiye no kuvuga ngo muri debere twageraga muri taxiyeri muri ya vewiti tuviwe tujya ku kibuga Nyamabondo barabeshya oya ntago mbeshya agabeshya baragenderaga twaragendanaga turirwa na cya kigabo kigo niba yanare uze kureba nuko utari ikiganiro nakoze nahise nkora n'akaganza no ku kibuga cy'indege twirira kabisa ati cya kigabo cyitwa yana agaruka ati jeni fanira oya yari mama ninda oya ntago ari bamenyemo wa kintu none se wajya ugwemera ugapfira ku mugozi Nyamabondo ukuntu ameze areba umuntu umuhigi ukorera igifu cye oya niko bimeze umuntu umumenyera igifu niwe afana niko Nyamabondo yimereye none mfite abana bangahe ufite abana bagiye kuba 5 none se bafite abana bagiye kuba 5 bari mu kintu ugomba kuzana mu kazi none se ubu n'umuntu ashaka nakambwira ngo uvuga ngo haga ngo yakoze ubukwe ndaguha ntago gendebera bipfa kuba gusa kuri we byagenze neza cyane Nyamabondo niko ateye umubwati vuga kaga yakoze ubukwe bubi rwose ukavuga ati fata 2020 nako kanya Noheli yakagombye nko kumenya ubwenge akagira cano ye nawe byaba byanze no buri munsi kuya no kuvuga ngo mugubire Noheli wagombye kugira cano kuri byibura niyo waba utakoze uvuga ngo nzishyura inzu no nanjye niko bikubura kuvuga ngo ndakwanga no kuvuga ngo ntago no kuvuga ngo cano wagombye kubyo nitere kukanavuga bakabana bakakureba kandi mfite cano nanze kwibashinga kubyubaka noze kankwereka bose ubu byo nakora byose aho najya hose uko byagenda kose mbazi ko amafaranga y'inzu nzayabona cyane uniye nabo nahobye ntago nabura amadolari 200 sare amafaranga yose nayibirayi baravuga ngo reka nkwereke cano mfite reka narasa ibintu byose ko byize iri byose ndabizi ibyo cyane naguforowinga urangiye kuyacaho ibintu bikomeye cyane byose naguforowinga ariko uruvuga ngo wakagombye kuvuga ati Nyamabondo ngiyiwe nanye nkazi wawe tugakora ariko uruvuga ngo yigira abantu bataze mukaje yitwa Noheli artiste nyine rero cano rero ngiye zituma sudatera imbere oya kudate ubu ndavuga ngo yakagombye kuba ari monetize ureba ko afite views 2000 ataraba monetize yafite igihombo iri monetize kandi hemba
Irahemba se? Yirahemba y'umugore ejo bundi turabita igisubizo. neza zayima nkayigura Nonese nyamaboko wisuse hamwe ya bibiri ngiye kuzayigurisha Nongeye kubwira nohe. Ngiye mu gihe. Nyine kakubwira nk'umuntu wanjye nohe. Cyose ko bigubu wagobye kuvuga cano yawe. Ukarigara igihe bizagera maje kubibona. Abatumirwa tukabura tunyira gutumirwa tukadutungwa n'ibyo twasevinze. Kari kiri wabara sevinze ni cano yawe. Nta kindi. niko kuruko ngo Nose ubuka nkwereka. Akazi tuba twabwiwe ni cyaga nuko aba yarambwiye ati nyababondo uzaze mu rugo twirire dufatire ikiganiro dushyireho nta bindi niba njya kwa papa buryo gusa tugakora ikiganiro ngakiraho nta bindi niba nta bindi ubwo se duhujwe n'ibi ngibi aho ikigaragara cy'umukwe ni bwiza oye bukobora heza ko nta nzoga buri